icyambere cyo kwishimira kuri Kiyovu Sport no gusinyisha umuntu bita Richard Bazomba. Ntabwo ngiye hano kumutaka kubera ko sindamubona, ariko nshobora kumuvuga ibigwi, ariko abarundi bavuga ko shingiye ngo ni Vini ku makuru navanye ku bakinnyi b'i Burundi, shingiye ku makuru navanye muri staff technique equipe y'igihugu intamba mu rugamba, shingiye ku makuru navanye mu Barundi bareba umupira b'abakoneseri. Numwe mu bakinnyi beza, niyo mukinnyi wenyine mu bakinnyi Kiyovu Sport yasinyishije bose, kuko nagakura arimo Matata yamaze gusinyira ikipe ya Kiyovu Sport kuva muri Rutsiro, ariko ntibigeze bamwerekana. Iyi Kiyovu rero we na Sefu turagaruka ku byabo. Iyi Kiyovu kumugura Rayon Sport yaganiriye n'uyu musore, ariko byaje kwanga gute. Habonetse amafaranga yo kugura umuntu bita Abedi Bigirimana. Amafaranga yo kugura Abedi niyo yari ayo kugura Bazomba. Bo bavuga ngo umuntu bita Bazomba zanyure ku ruhande, Youssef agaruke ku 10, noneho uyu Ifaso akine ku 8. Ariko baricara barera baravuga ngo aho kugira ngo tujye guhengeka Youssef tumuzanemo hagati, reka tugura Abedi Bigirimana. Abedi yemera kuba yaza muri Rayon Sport nubwo bikirimo gukururana. Noneho Richard Bazomba yageze mu Rwanda dimanche, numvise n'abantu ushaka kuba baravuze ngo yaramaze ngo igihe kirekire mu Rwanda. Nta sinzi kubera ko aza Bazomba yaraje manager we ni wari umaze ibyumweru 2 mu Rwanda. Ndumva ari n'ifoto ye nabonye ari kumwe na Bazomba, yarari kwa Furaha wa Rayon Sport hano ku Muhima, niwe yaracumbitse. Bazomba bajya kumufata, araza acumbika kwa Furaha ku cyumweru nimugoroba. Ku cyumweru nimugoroba hajya Sefu yasinye kwa kangahe? Sefu yasinye kuwa mbere. Kuwa mbere saa 6 umuntu bita Richard Bazomba ari kwa Furaha, niwe yariye. Furaha twaravuganye kuri telefone, ngiye mubaza, arambwira ngo umuntu bita Richard nabonye ubuyobozi bwa Rayon Sport butarimo kumukozwa, kandi ngewe sinshaka kumwishyura amafaranga yose, ndamurekuye ngo yitahire. Ntabwo yambwiye ngo ndamurekuye ngo ajye muri Kiyovu, yaramwe ngo ndamurekuye yitahire. Mu yane magambo, Kiyovu iguza umukinnyi mwiza, ariko n'umukinnyi wari waravuye kuri liste y'abakinnyi Rayon Sport yifuza, kubera ko impande za Rayon zisa nk'izamaze kuzura. Iyo ni imwe mu mpamvu. Icya kabiri cyatumye Richard Bazomba ibintu bye bizamo kidobye, wari ugikomojeho. Iyi kipe ya Bumamuru bari bumvikanye 15,000 by'amadolari. Hanyuma nyuma yaho perezida ahindura ururimi kubera kese y'umuntu bita Majari wa Aruna. Yabwiye Majari wa Aruna amubwira ngo wamba bari kongera kontra kugira ngo ari ngiye kugurisha muri Rongera icyo mbonaho. Hanyuma birangira Majari wamuciye inyuma, araza arasinya, perezida ari muri Guinea Conakry nabigarutseho. Icyabaye nuko yageze ngo arabwira ati ntibishoboka, na amafaranga 20,000 by'amadolari, niba mutabitanze mu byihorere. Bukiye Kiyovu Sport irabyumva, ira depose. Kiyovu Sport arayimuguza 21,000 by'amadolari. Mu yandi magambo, nubwo byiswe ngo gapapu, ntabwo ari gapapu kubera ko si gapapu kubera ko Rayon Sport ntabwo yari kimuriho. Uko nukuri yo n'igihamya dufitiye amakuru nyine twagiye tunabideta ndetse nanabigarutseho. No kuvuga ngo Bazomba asinye muri Kiyovu yagombaga gusubira muri Bumamuru, ariko Kiyovu Sport iguza umuntu utarukiri kuri liste ya Rayon Sport. Ahubwo uyu munsi Kiyovu Sport iramutse isinyishije Abedi, nakwemera ko ari gapapu. Ikipe zasinyisha Abedi uyu munsi itima ikamusinyisha akakanya tuvugana, cyangwa uyu munsi cyangwa ejo, yaba ari gapapu. Ariko kuri Bazomba Kiyovu iguza umukinnyi mwiza, ariko n'umukinnyi utari kuri liste ya Rayon Sport. Ibi mbifitiye amakuru, kereka niba hari ufite andi makuru arenze. Ko mbizi rero amushakaga ariko barananiranywe. Sinayo babwiye, ahubwo ni Rayon Sport yamurekuye kuko bananiranywe, suko ari umusukuzi cyangwa leta amushakaga, barananiranywe. Kandi bamubyibuka tugeze kumva ko Bumamuru yongereye amafaranga Rayon Sport, icyo nacyo gishobora kuba impamvu. Yego, ayo bumvikanye Bumamuru kuyazamura, kandi leta itari buyatanga. Ntabwo bavuga ko umukinnyi leta amushaka, yamushaka ariko Bumamuru iramunaniza. Inanije Rayon Sport Kiyovu iravuga iti genda tayari gutanga yuvuga, kuko Rayon Sport itamushaka ari kuza kwa Rayon Sport gukora iki, kandi yaraje na Rayon bakavugana, ariko bananiranywe kumvikana na Bumamuru kugira ngo irekure umukinnyi. Niba rero Bumamuru ishaka Kiyovu yatanze, sinzi tutabyitaga papa simbizi, ariko ushaka ngo Kiyovu yo
yatanze ibyo Buma muri shaka mu gihe rero byanyananiye. Ibyo bintu birumvikana waseri. Ibi bintu muri transfer biraba. Turabihuza cyane na transfer ya Declan Rice muri Arsenal. Man City yari ikeneye umukinnyi. Na Arsenal ikeneye umukinnyi. N'abantu babiri bose bahuriraga ku meza y'ikipe ya West Ham, buri wese afite ibahashirimo igiciro yifuza kugura umukinnyi witwa Declan Rice. Tubijyane gutya tubihuze na Richard. Tubihuze na Richard. Uko Kiyovu itavugaga tuvuga reyo. Ariko Kiyovu nayo yari ku ruhande aho itegereje iri kumva iri gukurikira situation yose. Ariko Buma muri bizi ko ibi bintu tubisobanure muri ubu buryo. Hari umukinnyi witwa Richard wari ufitwe n'ikipe ya Bumamuru. Iyo uri umuyobozi cyangwa uri ikipe ifite umukinnyi ukenewe kuri urwo rwego, igikurikira we nuko ugenda ujongura ukina amakarita uko ubishaka. Wabonye interest y'abantu babiri bakeneye umukinnyi. Igisigaye rero urajya wumva uyu nguyu ibyo avuga, wumve n'uyu nguyu ibyo avuga, hanyuma iyo abantu babiri bari guciririkanya, hari ugeze akazamura, undi akazamura, akongera akazamura igiciro undi. Hari aho bigira rero niba uri Rayon Sport ukavuga ngo ku mafaranga amaze gutanga ku isoko, kuyo nagombaga gutanga si ngombwa ko ndibuze kugeza kuri izo miliyoni 20 ngenda nagombaga gutanga miliyoni 15. Ubwo nari buze kuzigezaho rero sindi buze kujya ku mukinnyi. Njyewe sindi bukomeze kuri uyu mukinnyi kuko bari kunsaba ibihumbi 20, ariko njyewe kuri gahunda nari mfite ko ngomba gutanga ibihumbi 15 ku muwinga, kazagorera undi mwataka ibihumbi 40 n'urugero. Hanyuma rero imibare dahuye iyo deal uyivamo. Ibi ni ibintu biba cyane muri transfer, cyane ku mukinnyi wifuzwa n'ikipe irenze imwe. Ariko bikavugwa neza kugira ngo umunyarwanda byumve, Kiyovu yarushije imbaraga reyo. Onfete kugira ngo wasiri akantu waruvuze keza nunganiraho. Ntabwo ari Bazomba uvuye muri deal ya Reyo. Ni Rayon Sport yavuye muri deal ya Bazomba. Ntabwo ari Bazomba umutima. Ntabwo ari turi buza kugeza. Si Zozo wacomotse muri Rayon Sport, aravuga ngo Rayon Sport imaye bikereka nge muri Kiyovu. Ni Rayon Sport yacomotse kurambagiza Zozo no kumuha ibyo yifuza. Rayon Sport iramurekura nyuma kumuribera, nibwo Kiyovu Sport yamufashe. Ubundi bavugaga papu ryari. Bavugaga papu iyo umukinnyi wari umutegereje mwaramaze kumvikana ikipe ikamudeturuna. Abantu barabyumva. Wari ukimutegereje. Reyo yumvikanye na Bazombo biranga. Reyo iravuga iti nta kibazo ushobora wenda kwishakira ndekipe. Mbega ibakora itari tayari gutanga ayo mafaranga. Voilà, nicyo narindi kuvuga. Burya buri mukinnyi subukene, buri transfer yose ikipe zose ziravuga ngo twebwe kuri linya imbere tumaze gutanga aya mafaranga, abamediatere tumaze gutanga aya mafaranga, niba dusigaje transfer ebyiri ntitugomba kurenza aya mafaranga kuko mu gihe cyose twayatanga turaba dutanze amafaranga ahabanye ne twateguye gukoresha muri transfer. Niba rero mfite envelope irimo ibihumbi 55 nteganya gukoresha transfer ebyiri, hakaba hari umuntu ugiye kurenza kuri icyo giciro kandi ni target nari mfite itari buze kwemera kujya munsi y'icyo giciro cy'ibihumbi 40 nari nateguye, biravuga ko rero ibihumbi 15 mureka kuko ahabanyije na ya mafaranga wari wateguye ukajya gukora indi priorite yawe. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane, ni ibintu bibaho cyane muri transfer. Izabaga papu ryari. Watanze urugero rwiza. Izabaga papu ryari. Reka abantu cyo tubasobanurira ibi bintu babyumva. Arsenal yashize amafaranga menshi arusha Man City. Arsenal yo ikeneye umukinnyi, yanapanze ko umukinnyi igishoboka cyose bazagitanga kugira ngo bamubone. Nanone gapapu yabayeho ubwo Willian yaraje muri Tottenham aje gukora test medicale, Chelsea kamudeturuna. Iyo ni gapapu. Yaraje iba ari gapapu. So kuki Sefu atera kanwe ejo? Ni nacyo kibazo nari ngiye kuganira. Sefu niyo nzima kamba na roho makuru na yarishyuwe cyane arishyurwa. Ikijyanye n'imyishyurire yo ntabwo nakimenya 100%, ariko Sefu n'umukinnyi wa Kiyovu 100%. Nabonye sinibabonye ahantu bandika ngo gapapu ya Rayon Sport. Ngo papu ya gapapu ngo papu ya Sefu. Ngo papu ya Sefu. Oya. Nta gapapu irimo. Nta gapapu irimo, niyo mpamvu gusa bidakuraho nanabishimangiye nabisubiyemo utagira uza kunyumva nabi. Nabonye abantu warukuntu bumva nabi. Kiyovu Sport iguze Sefu mwiza cyane, umukaseri wa mbere w'umunyarwanda. Kiyovu Sport iguze umuwinga mwiza cyane. Ariko interuro kuvuga ngo gapapu, iyo nteruro yo rwose ntabwo ndi bujyane nayo, ubwo nabangiye gutanga ibitari ukuri.
Sefu yagombaga kwerekanwa ku munsi w'ejo ariko ku munota wa nyuma ngo abwira bamwe mu bayobozi ba Kiyovu Sport ko bataboneka barabyakira. Ariko n'umukinnyi wabo twabonye amafoto. Umukinnyi wabo rwose 100% n'umukinnyi wa Kiyovu. Nubwo twabonye yarasinyishije. Nawe uzambara igitambaro rwose. Nubwo ahantu yasinye wenda tutahakunze sinangombwa ko tubakunda. Ariko n'umukinnyi wayo. N'igitambaro niwe uzacyambara rwose. Yakomeye. Nabonye Bwana Regis. Narimo avugana umujinya mwinshi cyane. Wari impande mu kiba bari gukoresha zirimo n'itangazamakuru kugira ngo asenye abantu. Kuko bari gushyira hamwe. Mu kiba se ninde ubundi Kiyovu? Nta n'umuntu uri gusenya Kiyovu. Gusenya Kiyovu. Kazo mu kiba Kiyovu ninde? Wowe kubitekereza. Kiyovu. Muri vare cyangwa se imyaka yose ni rero. Ubundi nka mukeba yakabaye nka Esi Kigali. Zisangira ku isahane ku mbehe imwe y'umujyi wa Kigali. Rayon Sport umukeba wayo ni APR. Nese bigana. Bangana igikombe. Ni APR umukeba wa Rayon ni APR tuvugije ukuri. Tugiye muri reality. Bangana ibikombe nako. Nibo bahanganira ibikombe, nibo bipima imitsi. Nawo muri na Kiyovu wenda yahoze ari umukeba w'amateka. Nubwo wenda bisa nkaho byongeye kubyutsa umutwe muri ariko uvuze umukeba wa mbere wa Rayon. Sinza wenda hano abo yavugaga. Abakeba baribo ngo bari gukoresha n'itangazamakuru ubwo ibyo tangazamakuru niryo ryakoreshwa. Konze ko nta muntu ugeze bataka Kiyovu. Hari umuntu ugeze bataka Kiyovu ra? Nje ntabwo. Tangazamakuru. Genero bimeze bite? Genero arasimiriro. Avuga amagambo kari yakarije cyane. Akomeye cyane. General 90% by'abakinnyi mwari mutuze se zishize barabagambanye. Ngo iburuseri n'ikimenyimenyi bakize. General amaze gukora statement zikomeye cyane nk'eshatu. Reka tugaruke mu kanya gato mu isaha yacu ya gatatu tujya kuri tombora ya Champions League na Confederation Cup.